Fire how we blaze. They feel it from months and for days. Jordan, me never sing a song for the summer yet. The one, the Bentley, the Range and the Yuma set. The white bike I take off like a Voyager. Why you bet next year me a fever ya mansion party and every girl. Twari natwe Kelvin umugabo wanjye n'ubu DJ turi muri Innovation DJ Academy. Ntangira ubu DJ nabutangiye mu 2010 ubu tugeze mu 2020. Igitumye mvuze ko ari 2010 ni impamvu yuko hari imyaka umara utaraba professional, imyaka yo kwiga, imyaka yo kumenya ikibuga ibyo ngiye gukora ni bwoko ki. Mbaye professional maze imyaka 8. Narabikundaga kuko mu muryango wanjye nta muntu mfitemo wize ubu DJ. Urumva imyaka nabitangiyemo, ariko nabikunze mbona aba DJ bacuranga. Nigize ngira amahirwe menshi cyane yo kuza muri famille Kigali kuko simvuka Kigali. Nza kubona muri club ahantu mu DJ ari gucuranga, mbona ibintu akaraga bimeze nk'amasahane. Ndavuga ati bira bintu nanjye ngomba kuzabikaraga. Naje kubigeraho rero, mbigeraho navuga ko ari intumbero nari narihaye. Nza kubitangira nanjye ndetse nanabyiza. Umu DJ watumye mbikunda cyane no mu DJ bitwa Mike, yadijaga mu kabari bita Cadillac. Yatumye mbikunda cyane, ariko nagize umuryango mugari utuye no mu gihugu cy'Ubugande. No mu DJ nawe witwaga Lubo, nasanze mu Bugande ari gucuranga. Numva nanjye naba mu DJ, nari nkiri umwana muto cyane utekereza ko naba no mu dogiteri cyangwa ibindi bintu, ariko nza kumva ko DJ ryoshye. Natangiye kwiga niga mu kigo ndetse nanakoreye ikigo bita Scratch Music Academy. Byari mu 2012 nibwo natangiye kuba profession, kuko niryo shuri nigiyemo kuba profession. Ndiga ndarangiza, nza gukora mu tubari dutandukanye. Nakoze Remastered, nakoze Legacy Luanje muri Milcorin, na DJ Papyrus, na DJ kuri Radio Flash, na DJ kuri Family TV, ndetse nagiye nkora mu makonseri amwe n'amwe atandukanye. Naje kwigisha no mu icyo kigo nizemo, icyo kigo cya Scratch Music Academy. Nigishamo imyaka igeze kuri 6. Ubu tuvugana nanjye nateye intambwe yo gusangiza ibyo nigishaga abandi banyeshuri mbibigisha. Nateye intambwe yo gusangiza ibyo namenye ndi umwarimu mu kigo nakoreraga. Nanjye ntiri intambwe nyine yo kuvuga ngo nanjye nashinga bino bintu nkabyigisha abandi bantu, ari ngiye ubihedinze kugira ngo ikibi kiri bubemo abari ngiye bagiteje. Umunyeshuri nimba ataranyuzwe no ko namwigishije abe yabimbaza ari ngiye. Nibwo naje gushinga rero cyo kigo cya Innovation DJ Academy bungo natangije. Ndi kumva ko urugendo ni rurerure, gutangira biragora, ariko buhoro buhoro nirwo rugendo. Don't stop now, straight to school. Don't stop now, straight to school. That's what I need. Amazina nitwa Irankunda Regis, ariko izina rya game ni DJ Lee. Nitwa DJ Lee. Nanjye nigishijwe n'uriya DJ Kelvin, yangishije 2019, agisha mu kigo yakoragamo mbere, ariko n'ubu twarakomezanyije practice n'ibindi nkabyo, agenda nyungura ubumenyi uko bwije nuko bukeye. Nigishijwe nawe 2019 irimo gusoza. Usibye ko twagiye dukomezanya hano tuba turi kumwe muri practice,
ndaza akamfasha cyane nkungura ubumenyi muri ino minsi wenda club zitafunguye zitari zafungura nkomeza kungura ubumenyi nkora practice. Icya mbere kuba umu DJ ni nko kuba umuhanzi wenda urugero iyo uri umuhanzi ni ikintu uba ukunda we ku giti cyawe, noneho kuba umuhanzi biba binagufitiye akamaro. Uraperforminga after yo guperforminga baguha amafaranga uraryoha umeze neza. Ngiye kuri ngewe kuba umu DJ mbifata nk'ibintu bimfitiye akamaro, bizanangirira akamaro hazaza. ikintu gisaba umu DJ kuba professional ni ikintu kimwe cyonyine, ni icyo bita discipline. Ntabwo umu DJ niyo ufite abakiriya wenda ucurangira bakishima ariko bataha bakubiswe ivide ryawe cyangwa wabatutse, ntabwo waba uri professional. Kuba professional ni ijambo rikomeye. Iyo ukora umwuga ukitwa kuri professional uba ugomba gutanga urugero rwiza. Urugero rwiza ni discipline. Nta muntu utazi gucuranga. Twese dufite social media za YouTube zitanga indirimbo, ariko iyo umu DJ ari kugucurangira agucurangira bitewe na discipline yiwe, akongera akamenya n'icyo bita crowd, kumenya umuntu uri gucurangira ni bwoko ki, akunda ibiki, arashaka ibiki. Ikindi nakongeraho kuba umu DJ. Kuba umu DJ ntabwo ari inzira yoroshye. Nawe urabibona winjiye muri club, umu DJ agomba kureba abantu ari gucurangira. Ntago tuzi icyo bita style of music. Ntago umukecuru yakwinjira ngo mushyiremo dancehall. Icyo kintu kigufasha kugira ngo umenye ikintu uri gucurangira umuntu discipline, kuko udafite iyo discipline muri wowe ntago wamenye ikintu ubuze gucurangira wa muntu winjiye. Ikindi cya kabiri, discipline ikubiye mu bintu byinshi, harimo kubahiriza isaha. Nimba ufite gig cyangwa se event yawe, ugomba kumakinga sure ko wayitangiye mu gihe cya nyacyo, ukamenya aho izabera, ukamenya igihe uzayikorera, ndetse ukaba ufite na ekipoma zawe wamanje wareba ko ari nzima. Ndakeka ko utagira ahantu ngo ucurange usanga ibyuma byapfuye utabirebye bwa mbere, iyo nta discipline birimo. Hypocrite, je t'étrangle. Hypocrite, fais ce qu'a fait banga. Tic tac, 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 fais ce qu'a fait banga. Tic tac. Revo ngezeho natangiye ubu DJ nanjye nigishwe na DJ Kelvin hano nakoreraga mbere umwaka ushize, maze nk'amezi 8 cyangwa se 7 ndi umu DJ. Ngibi ndabikunda, narize mu buzima busanzwe bindi bisanzwe, ariko ndashaka ngiye kuba umu DJ cyangwa se umuntu uvanga imiziki. Nibyo nahisemo mu buzima bwanjye. Ikintu cya mbere gihari, ibintu bari gukora indirimbo warazidanavinze ziba ziri mu mashini yawe. Ikindi cya kabiri, ubuzi indirimbo zigezweho, ubuzi zishaje, ubuzi izagacishijeho kera mu bihe bitari byacu. Weho nk'umu DJ uri gucuranga, icy'ingenzi ugenderaho, ugendera kureba abantu ufite. Nubwo muri club tuba turimo twebwe twasohotse tukinjiramo, ariko ntago bumeze nk'umu DJ. Umu DJ aba ari kureba ahantu hari abantu, hari ambiance iri mu rwego rwo hejuru. Abo bantu rero bagufasha gutuma n'abandi bantu babiyungaho, mukagenda muri style zijya gusa. Ntago buri mukiriya wese yakwinjira ngo uhite uvuga ngo uriya mukecuru
ngo buriya ashaka zuko ari kumwe n'umusaza, ngo mbonye umusore ashaka izi hip hop cyangwa trap music. Wowe ikintu cya mbere gihari, iyo umaje kubona crowd ufite abantu bakwicaye baguhagaze imbere, witegereza kote irimo abantu bishimiye ibintu uri gucuranga, ariko ntibize kwirengagiza ko harimo n'abandi bantu barimo. Niyo mpamvu nyine iyo uri gucuranga ugomba kuba ufite computer n'indirimbo zose z'amoko yose, kugira ngo na wundi wenda nimba hinjiyemo abakiriya bagasanga uri mu trap music badahita bagenda kuko basanze wenda urubyiruko rugezweho. Ubwo bigusaba kugira ngo ugende uvangavanga, niyo mpamvu babyita ngo ni mix, ugende uvangavanga za ndirimbo. Wa muntu yisangemo najya kugenda hahita yinjiramo ka karirimba akunda, najya gusohoka wa wundi nawe warinjiye avuga ati haragiyemo abakecuru, ahita asanga ukizemo yindi igezweho. Gutyo gutyo ugenda ubavangavanga, nyine urebye ubugenda ubavangavanga akabura kunasohoka. Navuga ngo music ifite ibyiciro bitandukanye. Harimo ibyiciro bijyanye no kujya muri wenda anniversaire, ushobora kujya gucuranga kuri radio, ushobora kujya gucuranga muri club, ushobora kujya gucuranga muri event. Navuga ngo ntabwo wakora playlist kandi abantu bazaza utabazi, ahubwo kumanaginga ya crowd ufite, ikintu kibigufashamo nuko umenya njyewe aba bantu iyi ndirimbo ko yagezweho nkaba mbona bayikunda. Cyo ni cyambere. Kindi cya kabiri, nacuranga ino ndirimbo ko ari nshyashya, abantu barere kwimva bari gutraininga abantu bayizi. Nuvuga ngo wowe ku giti cyawe ugenda ucanga muri foda, ukajya muri raga, ukajya muri dancehall, ukajya muri hip hop, ukajya muri house music, ukajya muri mbese indirimbo zire DM, ukajya muri techno music, ugenda ucanga bitewe n'ukuntu ubona abantu bari kugenda bakwisangamo kugira ngo batagucika. Naho umekinze kuvuga ngo bari abantu nabonye bari gukunda hip hop kabacurangira bonyine, nibo waza gutaha nabonyine. Ugenda uvangavanga n'iryo banga ryonyine, ukajya ushaka indirimbo zishaje nziza zacishije ibihe byiza, izi ziri nshyashya ziri gusohoka, izi maze umwaka zirangiye. Gutyo ugenda uvangavanga kugira ngo abakiriya bawe batagucika. Ahantu hambere nigeze gucuranga nkumva nanjye ko byaciyemo, ubundi umu DJ burya akunda kubibonera ku kintu bitwa tip. Iyo ucuranze ibintu byiza abantu bakaryoherwa, bakaza no kugira ahantu bakubwira bati akira nawe uze kuza kunywa akantu, buryo bacuranze. Ibyo bintu byabereye ahantu bita muri Legacy muri Emily Colin. Nacuranze indirimbo, nandi gucuranga indirimbo zitwa oldies, ni indirimbo za kera, natwe ntago yamahirwe twabashije kuzibyinamo, ariko ya masaha turazikunda. Nacuranze indirimbo umupapa ni umunyamahanga, abwira umuntu bari basohokanye, ntabwo nzi niba ari umudamu we cyangwa ari umusheri we w'uwo mwisi, aramubwira ati indirimbo nayikunze mu buzima bwanjye bwose. Barahaguruka babyina, baza kunsigira amafaranga. Nibwo bwa mbere nabonye ko ngiye nejeje abantu banjye nacurangiraga kandi ntateguye. Experience ubundi nicyo kintu gituma dutera imbere muri twebwe no kwikosora. Hari ikintu kibaho ugacurangira abantu muziranye, icyo bita ikigare. Nkaba nakwemvise kuri account yanjye ya WhatsApp, nkakubwira ni uyu munsi ndacuranga hano, ukazana crew yawe nini y'abatipe bawe, mukaza murenga nk'icumi. Nkashaka kubacurangira ibintu byanyu kuko mbizi, kandi ndetse mutanaguze n'ibintu bihenze muri club ni gucurangamo. Ibyo bintu byambereho. Nakabaye nakozemo aho bita ngo kwahirwa, nakabaye nakozemo ngakoramo menye gucuranga ibintu biri professional, curangira abantu basobanutse. Ariko icyo gihe ningeze muri cloud ibishaka za ndirimbo zitwa ngo Mama Loda, za ndirimbo za kera za African music nyoma imbere.
ariko nkashaka gucuranga indirimbo zigezweho nziza. Ibyo bintu ntabwo bari babizi, bari bakeneye za ndirimbo. Barambwiye ati nta no gura umudije, nibyo byuma byawe bikureho. Byambayeho ikintu cya mbere gihari gihanduringa izo case ni ya discipline nakubwiye. Naje kubaza umuntu umwe muri abo bantu bose navuga batari bishimye, arambwiye ati indirimbo uri gucuranga nta nubwo tunazizi. Yambwije ukuri, hari ukuntu umudije downloading indirimbo cyashya kumva ko buri muturage wese yabashije kubona ko iyo ndirimbo kuri YouTube yagezeho ifite za views zose, ko aba DJ cyane bagucuranga indirimbo ngo zifite views ngo ni iri trending, ariko kirengagiza ba bantu uri gucurangira. Naje kumubaza arambwira ati wadushiriyemo za ndirimbo za Mr Nice. Iyo uvuze iryo jambo Mr Nice urabibuka no kera. Nahise mfata cya cyiciro nyine cyaki kirimo na ba Mr Blue, kiramo indirimbo nyine zo mu cyiciro cy'icyo gihe. Abantu barishimye nkajya mbona za Bond 7 zingeraho. Umu DJ utangira kwiga, urabona ko turi muri generation igezweho, twamaje kubona ikoranabuhanga, ibi bintu dukora biba kuri za murandasi. Umu DJ zawe azi ko abizi. Ngira ngo twese dusanzwe tubizi, nta muntu utazi gutwara imodoka muri za game zacu. Tujya muri parking zikomeye, tujya mu makoni, ariko ntago wakwicara mu modoka ngo ubikore kandi tubona amanota menshi. Iyo umu DJ ageze hano nuko maza nkamukuramo icyo kintu, nkamubwira ati umu DJ wabonye uri gukora kano kantu kuri YouTube amaze imyaka hafi 15 ari umu DJ, hari ahantu yageze. Ntago bira bintu byatangira ibyo yakwigishije ntago wahita ubimenya. Ibi byuma no bwa mbere bibonye. Mu byukuri utangira ku kintu bita starting point. Mu magambo aramba the art of finding the start of next song. No buryo indirimbo itangiramo. Umu DJ agomba kumenya indirimbo itangira gute. Nk'urugero nago indirimbo yitwa ngo We Found Love, nta muntu utayizi. Itangira Rihanna ari kumwe n'abamusore barimo kurya ibintu by'ubuzima, banywa drugs. Ntago iriya ndirimbo iba yatangiye. Uri gucuranga muri club ntago umuturage biriya bintu cyangwa umukiriya cyangwa umukiriya waje mu kabari yatekereza kumva biriya bintu bari gukora, banywa biriya bintu. Nuvuga ngo indirimbo itangira ku bita starting point. Nkuko nabivuze, this start of finding a start of next song. Na indirimbo itangira ariko iyo body igakomeza kugenda yirecordingamo. Ni ikintu bita ngo kick, cya kintu nyine kikubita ngo pu, indirimbo buri bitangiye. Mwigisha uburyo indirimbo itangira, cyo bita starting point. Nkamwigisha icyo bita BPM. BPM is beat per minute. Indirimbo nazo zirabarwa zikagira ibyiciro. Ntago umuntu uri kubyina slow abari muri BPM ya house, iyo speed ntago birimo. Novuga ngo mwigisha categories of music, nkamwigisha uburyo indirimbo ikoze, cyo bitwa structure of song, cyo bita introduction indirimbo, chorus, verse, bridge, breakdown, end of song. Nyine kugira ngo amanza amenye indirimbo acuranga ayicuranga ate. Iyo amaje kubimenya dutangira kuri yacyo akamenya gucyuinga. Iyo amaze gucyuinga dukomeza tugendera mu rugendo rukomeye cyo bita pitch bending. Pitch bending ni system y'aba DJ. Pitch bending. Pitch ni kugakoresho k'aba DJ kaba kariho kongera umuvuduko w'indirimbo. Nuvuga ngo mwese hari umuntu wenda waragiye mu kimasuro, abamasuza indirimbo babyina ziba zirukanka, ariko zira ndirimbo ntago baba barazikoreye, ahubwo ni ya pitch wongeza wa muvuduko w'indirimbo bitewe n'urugero ushaka kugira ngo igendemo. Vuga ngo producer ashobora gukora indirimbo iri muri BPM ya 90, ariko nkaba nshaka kuyidropinga mu ndirimbo iri muri 94. Ushobora gufata indirimbo producer ko ziri 94 nkahita nyongezaho ya pitch ya 4 kugira ngo inganye BPM na ya yindi. Ngira ngo abantu bazi umuziki ubwo bari kubyumva. BPM nyine yongera n'uburyo iyo njyana ikozemo. None iyo umaje kubyongera nibwo yihuza na yindi. Iryo somo rya pitch bending, iyo umu DJ ari guhuza indirimbo agomba kumakinga sure ko izo ndirimbo zigomba kuba zinganya BPM, kubera yuko twarabyize kilogram imwe na hectogram imwe ntago bingana. Nuvuga ngo iyo ufite kilogram imwe utengejeho kilogram imwe n'ubundi byajyana kilogram ebyiri, ariko urumva ko byanganaga. Kugira ngo bitagustressa cyangwa bitakugora muri ya dropping yawe mu kuvanga indirimbo, umu DJ ari kuvanga za ndirimbo agomba kwifashisha BPM zingana kugira ngo bize kumworohera izo ndirimbo zijyane yanjyana imwe. Nibwo iyo umuntu ari muri club, ngiye bwa mbere nkiba umu DJ nenzi ko umu DJ akuraho amagambo akayashyira kuri ya beat
ya ndirimbo ya mbere ari gucurangirwamo, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo uvanze za BPM uko ebyiri zingana ku ndirimbo zisa, yaba ari dancehall, yaba ari kizomba, yaba ari salsa, yaba ari reggaeton, ifite iyo BPM ingana nayo, igendana nayo kuko zirangana, zikoze muri zinganya BPM. Tuhava tujya mu rundi rwego rukomeye, iyo tuvuye muri pitch bending tujya mu cyo bita scratching. Scratch iyo ubyumvishe n'umuntu uri gukuba isafuriya iriya ni scratch, ariko dukora scratching sound, scratching akantu keza karyoshye kandi katabangamiye ya beat yari ihari. Dukomeza urugendo rwacu tukiga mix, ibyo bita ngo video mixing, mu DJ ucuranga kuri televiziyo abakeneye mixing iri video, tukiga ama video, tukakora practice zayo, tukiga uburyo softwares z'ibyuma, kuko dushobora gutangira ku ma CDs tukazajya kuri software, agomba kumenyera iyo soft akayiga. Show mperutse gukora vuba hano nyikoze kuri KS2, niyo navuga yo muri 2020, ndetse twahuyemo n'icyorezo cya COVID. Muri COVID club zirakufunze zose, ntabwo twabashije kugira ahantu twidagadurira, nta show zihari, ariko ibyo byabaye nsanzwe ndijya mu maklub atandukanye. Ntabwo nzi contract yanjye nimba izaba igikomeza bitewe na level izahinduka, hari igihe ababosi bazahinduka bizo club, ariko niteguye ko urwego nayo ndimo ruzatuma mbona indi club nshyashya nzakoramo igihe tuzaba twabonye wenda nk'urukingo rwa COVID twatangiye gucuranga mu maklub. Event na DJ mo ikomeye ni event yari yateguwe y'ama Banque Mondiale ya Banque Africa, yabereye muri Convention Center, na DJ muri after party yayo. Ni ibintu byagatangaza byo bimbayeho, ibihugu birenga 56 kubicurangira kandi ntabaza abo bantu, kandi byagenze neza. Nacuranze muri parking muri event ya Equity Bank ndabimaze ko niyo muri East Africa yose. Na DJ muri Nyamachoma yabereye hano hejuru kuri Chic, nayo ni event nziza. Nari mfite event muri South Africa, ariko yari muri club ikomeye. Nari mfite urugendo, nari mviswe, ariko biza gupfa kubera impamvu za COVID. Nari ndi mu rugendo ngenda, ntabwo nabashije kuyicurangamo kuko South Africa niyo yabonye COVID bwa mbere, bituma ntabasha gukandagirayo. Ikintu cya mbere nabikuyemo, nagize mfite family y'abanyeshuri nigishije, baba bafite imiryango yabo migari, tuba tuvugana. Umubyeyi w'umwana akubwiye ati umwana wanjye niwe wambwiye ko yakwigishije, icyo ni cya mbere. Mfite ubushuti nagiye nk'ratinga n'abantu batandukanye. Hari ibintu bakunda kuvuga ngo ibintu bya financial, wenda ntinjira muri financial, ibyo ninjije mu mafaranga, ariko nuko ukomeze ibyo natangiye n'ibyo ngezeho ni amafaranga, ntiriwe yenda yashyira muri detail. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu abasha kwishyurira ahantu ataha, akaba yajya gutega akagera aho agiye, akaba yakwigurira akenda ko kwambara, atabashije kubwira umubyeyi we ati mfasha gutya, ukaba ufite barumuna bawe, mama wawe wenda ariwe wabitagaho bitewe n'ababyeyi umuntu aba afite, ukaba wagira ikintu umufasha kugira ngo nawe atere imbere, ukamufasha nko gutanga izo school fees. Ndakeka nta kibi gihari, n'ibyo ngibyo nagengeraho, ariko mbona ibyiza biri imbere.